Mu minsi yashize nibwo twabagejejeho isanganya yabereye muri Net Club i Kinshasa ahabereye ubwicanyi bukomeye aho habayeho kurasana umuhungu wa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo witwa Anthony Tshisekedi n'abamurinda abajepe ubwo bashwanye n'abari bari muri iyo club bakagira aho barasa abaturage b'inzirakarengane bakabica. Tugiye kubagezaho rero ubuhamya buteye agahinda, ubuhamya bubabaje aho umwe mu bari bahibereye ari gutanga ubuhamya bw'ibyahabereye. Muri iyi video tugiye kugerageza kugenekereza mu Kinyarwanda. Yatangiye agira ati donc il était aussi avec des gens que je connais, par exemple Clarisse que je fréquente et son grand frère que je connais bien et sa sœur aussi. Et donc ko ibintu byagenze rero icyo gihe yari ari kumwe n'abantu nanjye nzi neza. Clara dukunda guhura kenshi, umuvandimwe we mukuru ndamuzi cyane na mushiki we ndamuzi neza. Yari kumwe n'abashinzwe umutekano be n'abandi bo mu muryango. Mbere sinari nasobanukiwe neza icyo ashaka. Nibuka ko baje begera ameza twari twicayeho. Niho nari nicaye n'inshuti zanjye. Mbere natekereje ko ashaka kunyura aho twari turi ngajye mu bwiherero, ariko siko byagenze. Yafashe inshuti yanjye mu ijosi arayikanda cyane iminota nk'itatu yose, kandi ari inshuti yanjye yari yicaye ku ruhande rw'ibumoso. Mbonye ibyo bintu mpita mpaguruka mbwira abantu ni umva mutegereze gatoya. Bari bamaze kugota ameza yacu rwose. Ubwo bari bamufashe ku ijosi barimo kumukanda no kumusunika nk'iminota 2 cyangwa 3 nibwo natangiye kubona ko ibintu bishobora gufata indi ntera. Narahagurutse neza ndagenda mbegera mu bwitonzi, sinashakaga intonganya. Namubwiye mu ijwi risanzwe nti ariko se twebwe turi hano twishimye, turimo kugirana ijoro ryiza, niki kibaye? Icyo gihe twari hafi saa 8 z'ijoro, saa 8 saa 9 twese turi aho ngaho. Akimara kubyumva yahise yihuta ahindukira vuba cyane, maze areba njye imbere y'abantu bose. Byari nkaho ari kwitegura kugira ibyo anshinja cyangwa kumfukamisha no kungira nabi imbere ya bose. Yagaragaje umujinya mwinshi, abantu bose babireba ku buryo byahise bitera akajagari gato ku meza. Clara yari ari hafi aho ariko ari kumwe n'umuryango we. Nubwo yari iruhande rwabo yakomeje kunyandikira kuri telefone. Ubusanzwe yari kumwe n'umuryango we aba yishimye, ariko nanone akomeza kuvugana nanjye. N'iri joro ryabayeho yakomeje kunyandikira ubutumwa, ndetse no mu gitondo cyakurikiyeho yongeye kumbwira. Clara yari azi neza ibyabaye kuko yari ahari ubwo ibyo byose byabaga, ariko kubera ko hari abantu benshi harimo n'abarinzi benshi, we yari inyuma gato hagati y'abarinzi n'abavandimwe be. Muri abo bavandimwe hari nk'abantu 8 cyangwa 9 nibo bari bangose banshyize hagati. Nyuma y'ibyo byose Clara yarambwiye ko nyuma yaho bose ntabwo ari we gusa, ahubwo n'abavandimwe be, inshuti, abakobwa n'abahungu bagiye guhurira kwa Anthony. Abo bantu kugira ngo bose bavuge inkuru imwe isa ku byabaye. Bashatse guhuza version yabo ngo nihagire utanga indi mvugo ibigaragaza nabi. Clara yambwiye ko ubwo bavaga muri club byari nka saa 11 cyangwa saa 12 z'igitondo. Nyuma yaho yamamagaye hagati ya saa 3 na saa 4 ubwo narindi ku bitaro. Bari gukora ibimenyetso, bari kundoda kubera ibikomere nari nagize. Twamaze hafi isaha tuvugana kuri telefone, ambwira uko byose byakurikiyeho nyine byose uko byagenze, ko bari bagiye kwa Anthony kandi ko we atagize uruhare ariko yabibonye byose. Umuhungu mukuru yari ahari ariko yari ku ruhande, niwe wihutiye gukurayo Anthony kugira ngo adafatwa amashusho cyangwa amafoto, kuko yari afite ubwoba ko ibintu byose bishobora gusohoka bigakomeza ikibazo.
njye nari maze gusa nk'aho mfite ibibazo imbere y'abantu nandagajwe. Icyo gihe rero nari ndi hagati y'abantu 9 banyikije, naho nari mfite naca, sinari kubona inzira, nibwo yankuruye amatwi antera n'inshyi imbere y'abantu bose. Icyo nakoze cyari ubwirinzi kuko bari banshyize hagati kandi umubare wabo wari munini cyane. Muri uwo mwanya ibintu byahindutse vuba cyane. Abarinzi be bahise baza ku meza, abandi bavandimwe bahaguruka nk'abari bategereje cyangwa nk'abari biteguye. Umwe muri abo barinzi yahise akuramo imbunda arasa ibisasu 4. Icya mbere bakirashe hejuru, ariko ibindi byari bigenewe njye bararashe barasa 2 byerekeje mu maguru yanjye. Amasasu yanciyeho, rimwe rikora ku mukozi wa bar, irindi rikora ku mukozi w'umutekano, umusekirite. Uwo mukozi wa bar wa mbere ni umuseriveri, irindi rikora ku musekirite. Nibyo byatumye hasi ya club haba inyanja y'amaraso. Ubwo najyaga hanze, ubwo namanukaga hasi. Icyo gihe cyose twari abantu 4 cyangwa 5 gusa, nta barinzi, nta ntwaro. Ku rundi ruhande bo bari benshi kandi biteguye. Kandi imbere y'iyo nshuro twari dusanzwe dusohokana kenshi na Clara n'umuryango we, nta kibazo kiba. Uwo munsi nibwo bwa mbere nabonye uwo muntu wateje ikibazo. Nyuma yo kurasa, ibintu byahindutse akajagari. Abantu bahunga, abandi basakuza, abakozi batangiye gutabara abakomeretse. Njye bansohora banyereka inzira yo kunyura munsi kugira ngo banshyire hanze ntarushaho gushyira ubuzima mu kaga. Abari ku ruhande rwe bahise bamusohora vuba kugira ngo hatagira amashusho cyangwa amafoto afatwa. Abantu benshi bari babibonye, bamwe bari batangiye gufata amashusho mbere y'uko ibintu byaduka. Clara yaje kumamagara nyuma ambwira ko nawe yabibonye neza ibyabaye, ko byamurenze kuko byose byabaye mu kanya nk'ako guhumbya, kanya gato cyane kandi byari bimeze nabi. Yambwiye ko atigeze abigiramo uruhare. Iryo joro ryasojwe mu kavuyo, amaraso, amasasu, abantu bahunga. Ariko ku bwanjye ryasize isomo rikomeye. Hari ubwo umutekano wawe utaba mu barinzi cyangwa mu ntwaro, ahubwo uba mu buryo ubyitwaramo igihe ibintu bihinduka vuba, no mu bushobozi bwo guhagarara ku kuri kwawe nubwo waba uri wenyine. J'ai pas de garde, j'ai pas de fusil, mon ami non plus, pas de garde, pas de fusil. Donc on était sans défense.